ngo niwakire itike Imana igukatishirize. Iravuga ngo niwakire ugende. Wowe wari umaranye igihe kinini viza ariko ukabona byaranze. Wari umaranye igihe kinini ubuhanuzi bukubwira kujya hanze, wabonaga byaranze ariko umva ngo dore iguhaye amahirwe yo kwakira umugisha wo mu birere bine. Bivuze ngo uwo mugisha nuwakire, uwo mugisha uzanye urushako, uwo mugisha uguhaye guheka, uwo mugisha uguhaye kurya, uwo mugisha wo mu birere bine uhamagaye umugisha warura. Ibuze wazamuhaye amahirwe igihe kimwe cyangwa se umunsi umwe ukangaburira nanjye nkumva ukuntu abantu barya. Ariko haleluya, ngiye ahantu Imana ivugira irambwira ngo ndirahiriye nzakugaburira. Njyewe Imana yankirije muri rigori, umuvu twuzura hejuru, n'abandi bana bamamaye bo basohokamo bumvisha umuvu, bagisohoka abashinzwe umutekano barabafata. Ntago nsimenye uri kuboshe mama, ntago nitaye ku bintu byari bikuboshe, ntago papa nitaye ku bintu byari bikuboshe. Niba yarinze ari kuboshe Imana ivuganye nayo, yavuze ngo irakubohora. Ntago nitaye ku ideni ufite, Imana ivuganye nawe, yavuze ngo ikubohoye ngo y'ideni. Ntago nitaye ubushomeri urimo, Imana ikubohoye muri ubwo bushomeri. Ntago nitaye muri karande uvukamo, Imana ivuganye na Dawidi, rambwiye ngo ikubohoye aho hantu wari umaze igihe, aho hantu wari uti ngo waho wa 4 mu bice 40. Haravuze ngo Imana ivugana na Yeremiya imusanze mu gikari cy'inzu y'imbohe, iramubwira ngo uvuke uyera mvuze. Iramubwira ngo none aho uyu munsi iyi tariki turi kuvugana, iramubwira ngo ndakubohora iminyururu yari ikuboshe. Ntago nsimenye uri kuboshe mama, ntago nitaye ku bintu byari bikuboshe, ntago papa nitaye ku bintu byari bikuboshe. Niba yarinze ari kuboshe Imana ivuganye nayo, yavuze ngo irakubohora. Ntago nitaye ku ideni ufite, Imana ivuganye nawe, yavuze ngo ikubohoye ngo y'ideni. Abaruse mwese n'abaremerewe muze mumusange arabarura. Yesu yatsindiye isoko yemwe ryo kuturengera. Yes, tubaha ikaze mwe mwese mukurikiye channel Iramiro TV, aho ere hose amahoro y'Imana abane nawe. Nibiwanya ni mu gitondo, gira igitondo cyiza, ribaye ijoro gira ijoro ryiza. Hanyuma urwaye Imana ikumere gukira, udafite amaro mu mutima Imana ikumere amaro mu mutima. Hanyuma udukurikirana buri gihe tugusabe mugisha. Hanyuma tutagiye mu bintu byinshi, imbere ya kamera zacu turabona umutumirwa Imana isize amavuta. Mukozi Imana biti? Ni byiza. Hanyuma turabona usa neza, Imana igusize amavuta. Turabona Imana ikudutumyeho kubyasa kose. N'ubwa mbere geze kuri channel Iramiro TV, ndagira ngo banze usuhuza abana ko niwivuge, ntubihite wivuga. Ndabasohoje muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Murabona ko umuntu tugiye kubana ari umukozi w'Imana kandi afite amavuta. Urabona ko Imana imudutumyeho Iramiro TV. Hanyuma mwese muyikurikira, mutera gatebe, hanyuma ubwene urarike n'umuntu mubwira ati kuri channel yitwa Iramiro TV hari guca umukozi w'Imana kandi usizwe amavuta n'Imana, hari by'Imana imudutumyeho. Hanyuma utarakora subscribe yikore, share, like, comment, usangize n'abandi, Imana iguha umugisha. Hanyuma uyu mukozi w'Imana turamubona n'ubwa mbere ageze kuri channel Iramiro TV, turagira ngo abanze atunyure muri makeya mukozi w'Imana. Hanyuma nko mu bintu ugiye gusangiza abantu utarivuga, ariko ntabwo ndagwaka ngo wivuge nk'ibintu Imana igudutumyeho ugiye gusangiza abantu ni nk'ibiki babonje. Ndumva nshaka ko nzanira ihumure abantu bari bafite imitima ihagaze. Abo bantu baba hafi cyane kuko nzanye ihumure mpawe n'Imana mu izina rya Yesu. Aba hafi rero mukozi Imana azanye ihumure. Hanyuma reka tuguhe akanya wivuge. Nitwa Niyorukundo John, ndi umugabo Yesu yantuye ingata y'umuruho y'ibyaha ampa agakiza. Nanjye nakabaye ni nk'abandi bose, ariko Yesu yampamagaye ntaramumenya, ampamagarira kuba umuragwa w'ubugingo hamwe na Kristo. Muhabwe umugisha. Duherukanye uri umuntu w'umusore, duherukanye umuntu w'umusore uvangura umusore utigaragura mu byaha, cyangwa se uri umuhungu utigaragura mu byaha, se uri ingaragu utigaragura mu byaha, kusuze ukuntu umva kubivuga. Hanyuma ubu uri umuntu w'umugabo. Ndi umuntu w'umugabo, Yesu arabikoze kuri 23 z'ukwa gatatu.
hanyuma waduciramo makeya imana uyibonye ute kuri 23 uyibonye ute ugiye kuyibwira utabandi mbese kuntu uyibonye tubwireho gatoya. Njyewe nasanze iyi Mana hari igihe yihisha, ndagira ngo mbanze mbwira aba bantu bari bafite ubwoba bw'uko yihishe, bari bameze nkayo bubigiraga imbere bakayibura, banasubiza amaso aho bavuye bakayibura, impande zose bakayibura. Ndagira ngo mbabwire ngo ihagazaho ikibazo cyari kikurindiriye. Hanyuma muhabwa umugisha. Hanyuma Dawidi tugiye kubana kuri channel yitwa Iramiro TV, avukira he, ni muntu ki? Dawidi avukira ahantu bita i Remera Rukoma, mu murenge wa Rukoma, akagari ka Taba, umudugudu wa Taba. Buno aha ntabwo ariho ndi kubarurirwa, ncumbitse ahantu bita i Bweramvura, niho nakoze ubukwe ndi kuba. Imana iguha umugisha. Hanyuma uvukana n'abana bangahe? Mvukana n'abana 6, hariho 5 ndi umwana wa 4 mu rugo. Yasankoreye igitangaza muri 6 ninjye wakoze ubukwe ngenye. Urumva rero ko Imana ikoze imirimo n'ibitangaza. Hanyuma Dawidi tugiye kubana iwabo ni hano hepfo Remera Rukoma, abantu birukoma mutera gatebe murebe ibyo Dawidi agiye kuvuga, Imana imutumye, hanyuma mumushyigikire, hanyuma Imana irabamugisha. Hanyuma Dawidi tugiye kubana, uyu Dawidi Imana imuturumbuje he, imutoraguye? Dawidi ndi mu bantu bari bamaze igihe mpishwa ahantu mu ibanga ry'Imana. Y'Imana ishaka kukurokora urupfu, igukoraho wari gupfira, ikagushyiraho wowe ubona ari habi, ariko ariho iguhishe kugira ngo udapfa. Rero yari yarankuye aho nari gupfira, impisha mu ishyamba. Rero muri iryo shyamba mpaboneye amaboko y'Imana. Hanyuma Dawidi niryo zina ryawe, niryo wise n'ababyeyi, bimeze bite? Oya, Dawidi ntabwo ari izina niswe na papa na mama, ahubwo Dawidi naryitiwe ahantu turi gusenga 2005 mu cyumba cyari ahantu bita Igisheshi iwacu n'ubundi i Rukoma, mu cyumba cyitwaga Buhungiro 2005. Icyo cyumba cyari kirimo umwuka w'Imana mu buryo budasanzwe, niho nitiwe Dawidi. None Dawidi ko tubona usa nkaho utishwe n'inzara, tubona bimeze neza, ubu inzara igeze kugeraho? Ndi mu bantu bashonje, inzara irandya, ngera ubwo mbaza Imana ngo ariko Mana, byibuze wazamuhaye amahirwe igihe kimwe cyangwa se umunsi umwe ukangaburira nanjye nkumva ukuntu abantu barya. Ariko haleluya, ngiye ahantu Imana ivugira, irambwira ngo ndirahiriye nzakugaburira. Ubu nonaho urimo mbona, sinakubwira ko nashonje ngo byumve, ariko ndi mu bantu inzara yariye. Mfite ubuhamya bukomeye kuko nabonye Imana igabura. Nabonye Imana igabura, nabonye Imana itarura abantu bari mayibobo. Nje igihe kimwe naraye Kimisagara, Elia Papa Gift, nigeze ndara ahantu bitamo Kigali hariya, ndi mayibobo. Ariko Imana ikura ku itabi ry'urumogi, gakura mu kabari, gakura mu byaha byari bikomeye. Mbibutse ko nta hantu habi habaho Imana itakura umuntu. Njyewe Imana yankirije muri rigori, umuvu twuzura hejuru, n'abandi bana bo mu mayibobo bo basohokamo bumvisha umuvu, bagisohoka abashinzwe umutekano barabafata. Naho njyewe Imana impishamo, ngumamo, sinanamenya ko umuvu wajemo cyangwa se waduteyemo. Nsohoka numva abandi barimo bakubitirwa hepfo, sinajya muri gereza, bagiye muri gereza bakubitamo umwaka wose bari wawe. Rero nshimiye Imana izi kudestasi, izi guhisha, kando za no salawe notasi fo nedrome. Kandi ibintu Imana yavuze, nubwo ibyo uri mucamo none ahangaho ubona bikomeye, ntabwo ibyo ucamo bizasiba icyo Imana yavuze. Hanyuma Imana igumugisha ko tubona wambaye neza, turabona uhereye ku maguru ukageza ku mutwe, tubona wambaye neza, kandi Imana turabona rwose hari ibintu kugenda ikora by'ibitangaza. Rwose turabona amavuta y'umugeni akuriho, hanyuma nyine akuriho. Hanyuma ko tubona wambaye neza, warigeze wambara ubusa? Tubona wambaye neza nk'umuntu utarambaye ubusa. Hari ukuntu abantu baba bakoze Imana ugasanga bambaye ubusa, yagiye bamuha ikabutura zicize mu mabuno, he bagatara birema. Wewe warigeze wambara ubusa?
ndi mu bantu bambaye ubusa, nzi kwambara ubusa, nayoboye amagurupe menshi igihe kinini, ndi umuhanuzi mvuga Imana neza, nkambara ipantaro y'umukara igahindura ibara, nkayitezamo ikiremo imbere, nkayitezamo ikiremo inyuma, nkayitezamo ikiremo ku mavi no mu matako. Ariko ubu none hatuvugana ndi mu bantu Imana yambitse ejo bundi, imirimo y'Imana nyibonye vuba ahangaha. Imana ikomere mu gishinjo nashakaga. Hanyuma turagira ngo duhe abantu ihumure ko ari Imana yambika, ari Imana igabura, ari Imana ikura mu mayibobo, ikura ku nzoga, ikura mu busambanyi. Nta hantu kuri Imana itakuvana na kure Imana itakugeza. Hanyuma uyu mukozi w'Imana tujye kubana, nago turi butinda cyane, ariko icyo Imana imudutumyeho agiye kukitubwira. Hanyuma wewe waruri kure, warutarafungura, jyaho ku shakiro ryitwa Iramiro TV, hanyuma uhembukiraho n'ijambo ry'Imana. Hanyuma tugiye kugusaba udusengera Imana, ariko turarika abantu bose badukurikirana, basangize abantu ubutumwa, kandi badufashe rwose, badushyigikire mu nama, mu bitekerezo, kuko komenti zanyu cyangwa se message mwandika za komenti tujya twicishamo amazu tukazisoma tukabona n'iby'ingenzi. Hanyuma mudushyigikire, mutwe ko turi kumwe, mwandike komenti mwego ko turi kumwe, Imana izajya iguha umugisha aho uri hose. Hanyuma tugiye kumusaba adusengera Imana, ahita akomeza atubwira icyo Imana imudutumyeho, kandi nagira ngo adufashe muri ako kanya. Imana imuha umugisha. Imana yicara kuri ya ntebe, yavuga ijambo rigahaza ibyaremwe byose. Gupfumbatura ikiganza cyawe byonyine birahagije ku muntu uwo ari we wese waremwe, uretse n'umuntu waremwe n'inyamaswa n'ibiti n'amashyamba, ibiguruka, bikuruza inda, biba mu mazi hasi. Ijambo ryawe rifite umwanzuro wa buri kimwe cyose kiriho, kuko icyabayeho cyose cyabereyeho mu ijambo ryawe. Rero nsabiye umuntu wese unteze amatwi urimo ndeba, kugira ngo aka kanya anteze amatwi arimo anyumva, narisabye ngo umwuka w'Imana muzeho, umuzaniye ibintu abantu bari baramwimye, cyangwa se muhamagariye umwuka wera w'Imana wo kumuhesha ibyo abandi bantu badafite. Muhamagariye ihumure ritazanwa n'amashuri abantu bize, muhamagariye ihumure ritazanwa n'amafaranga. Mpamagaye Imana kugira ngo yitamurure. Rero ugize neza mu mwanya tugiye kumara imbere y'iyi kamera, twari tuvuze ngo ijambo ryawe rigira ububasha ku byaduhigaga. Urakoze mu izina rya Yesu, amen, 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 amen. Ndishimye mu mutima, ndabashuhuje, kandi ndagira ngo muri uyu mwanya ngiye kumara imbere yanyu, mumfashe dufatanye kuganira ijambo ry'Imana, kandi nta kabuza icyo Imana yagambiriye gukora kizagerwaho, nimuhumure. Aleluya. Ndi gufashwa n'ikorasi gato, ndayivugaho gatoya, niturangiza dusome ijambo ry'Imana. Cyangwa reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, iyi korasi tuyikurikizeho. Tugiye gusoma ijambo riri muri Yeremiya ibice 40. Yeremiya ibice 40 umurongo waho wa 4. Niturangiza dusenga Imana, nanone tuvuga ngo amen. Tugiye gusoma Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4. Haravuze ngo, noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngo ukureho iminyururu iri ku maboko yawe. Nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza. Ariko nudashaka ko tujyanayo, urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abari hujya. Twakire neza ijambo ry'Imana.
ndahasubiramo ni umurongo wa 4 gusa. Aravuze ngo noneho rero uyu munsi niko Imana ivuze, ndakubohora ngukureho iminyururu ikuri ku maboko yawe, nushaka ko tujyana i Babuloni uze tugende, nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujyanayo urorere, dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abari hujya. Twakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana, nari mvuze ngo mbere yo kuririmba ikorasi, ngewe wicaye imbere yanyu cyangwa se uri imbere y'iyi kamera, ndi igihamya cyangwa se ndi umutangabuhamya wo kubwira abantu ko Imana nta hantu heza habaho itageze umuntu. Kabiri, nta n'ahantu habi hadeto no mastifo, nta notasini wi onasi lawi otando zalone manda edrome, nta hantu habi habaho wowe unkurikiranye, nta hantu habi habaho uri Imana itagukura. Kandi witasino ma edo tasifone droria, nta n'ahantu heza habaho Imana yashaka kukugeza ngo biyinanire. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ubwo ari izahani gukuye izi n'ahani kujyana. Umva icyo Bibiliya yivuze. Umugabo witwa Balamu aherutse kubwira umugabo witwa Baraki mwene Sipori, aramubwira ngo nitegereje ubwo bwoko. Umva icyo Bibiliya yivuze. Aramubwira ngo nitegereje ubwo bwoko, nsanga butagenda gutyo bwonyine gusa, ahubwo nabonye ubwo bwoko hari amaboko abushoreye. Hari amaboko agize gute? Hari amaboko abushoreye cyangwa se hari amaboko abajyana. Kandi aya maboko abajyanye bisobanuye ngo afite aho abajyanye, kandi aho abajyana arahazi. Bivuze ngo ahantu aya maboko abavanye arahazi. Kabiri, naho aya maboko abajyanye arahazi. Bivuze iki? Aya maboko ari kukuvana habi wari ugiye gupfira, ari kukujyana ahantu hateguye ubuzima. Tuvuga ngo amen. Balamu abwira Baraki, aramubwira ngo ubu bwoko nasanze butari bwonyine, kuko nasanze muri bo hari andi maboko abari inyuma. Aya maboko niyo sapoti basapotinga, kandi aya maboko afite intego yo kubajyana akabageza aho ashaka ko bagera. Bisobanuye iki? Amaboko y'Imana ahantu agambiriye kukugeza nta muntu n'umwe uzayakoma mu nkokora. Tuvuge ngo amen. Niba aya maboko y'Imana agambiriye kuzakugira ukomeye, bisobanuye ngo nta muntu uzayikoma mu nkokora. Imana ishimwe. Aya maboko niba agambiriye kuzakugaburira ukarya ugashira inzara, aya maboko azakugaburira urye ushira inzara. Niba aya maboko azaguhakurama, azakugwizaho uburame, nta muntu uzavuga gukenyuka. Imana ivugane nawe ijambo rikomeye. Aya maboko y'Imana agufate mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Balamu abwira Baraki, aramubwira ngo nasanze ari ubwoko butura ukwabwo. Kabiri, aramubwira ngo kandi nasanze ubwo bwoko muri bwo habunzemo intare y'ingore. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Mbibutse ko nta ntare y'ingabo ihiga, hahiga intare y'ingore. Aramubwira ngo nabonye muri ubwo bwoko habunzemo intare, kandi notasi fonedrome. Iyi ntare iyo igiye guhiga ntabwo igitaha idatahanye umuhigo. Niko bisobanuye. Aramubwira ngo ubu bwoko njyewe kuva kare nahereye kare mbavuma. Aramubwira ngo nagiye mvuga umuvumo, Imana ikavuga umugisha. Navugaga gupfa, Imana ikavuga kubaho. Navugaga kumwara, Imana ikavuga ngo ntabwo bazamwara. Navugaga ko batazaheka, Imana ikavuga ko bazaheka. Navugaga ko bazapfa ari imbwa, Imana ikavuga ko bazaba abagabo. Navugaga yuko ntacyo basimarira, Imana ikavuga yuko hari ikizabamarira. Navugaga yuko batazakenerwa, Imana ikavuga ko bazakenerwa. Navugaga yuko basikorera amaboko, Imana ikavugana nabo yuko batazayikorera.
navuganaga yuko cyangwa se nabavumaga mvuga yuko bazatagangara bakagwa ku gasi bagatoragura amashashi, ariko Imana igahakana. Nari mbazaniye itangazo rivuga ngo ibyasinywe n'abantu bizasinyurwa, ariko sinya Imana yasinye nta muntu uzayisinyuza. tuvuge ngo amen. Bisobanuye iki? Ibyo abantu bakwanditseho dore Imana irabisibye, kuko Imana ikwanditseho irindi zina rishya, kabiri kwanditseho irindi jambo rishya rinyuranye n'ibyo abantu bari barakwanditseho. nanone tuvuga nanone ngo amen. Dusomye ijambo riri muri Yeremiya ibice 40 ku murongo waho wa 4. Haravuze ngo noneho rero uyu munsi, niko Imana ivuze, uyu munsi ravuze ngo uyu munsi ndakubohora ngo ukureho iminyururu yari kubosha amaboko. Aravuze ngo kandi niko Imana ivuze. Havumwe umuhanuzi uvuga ngo iravuze nta kivuze. Aramubwiye ngo uyu munsi ndakubohora. Bisobanuye iki? Bivuze ngo mbere yuko Imana ivugana na Yeremiya imuga kimubohoye, imusanze mu gikari cy'inzu y'imbohe muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3. Iramubwira ngo umva uko mvuganye nawe Yeremiya. Bwa mbere yabanje imubwira ngo ubonye iki? Arayibwira ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Iramubaza ngo witegereje urarora neza? Arayibwira ngo nitegereje ndarora. Ariko haleluya, arayibwira ngo naroye. Iramubwira ngo uko niko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ageze mu bice 33 umurongo wa 3. Iramubwira ngo Yeremiya ntabaza ndagutabara. Bibiliya irambwira ngo Yeremiya uyu yaracingiraniwe mu gikari cy'inzu y'imbohe. Bibiliya irambwira ngo Imana ihamusanze mu gikari cy'inzu y'imbohe. Mwibutse ko nta cyiciro cyangwa se nta kibazo. Mwibutse ko ahantu utuye n'ikibazo urimo Imana ifite ububasha bwo kuvugana n'icyo kibazo. Bisobanuye iki? Bivuze ngo mbere yuko Imana ivugana nawe ibanza kuvugana n'ikibazo ufite. Herutse kubwira umwitwa Zerubabeli, ndamuga ngo sikubw'imbaraga zawe, kabiri yamuga ngo sino kubw'amaboko yawe, ndamuga ngo ahubwo ni kubw'umwuka wanjye wera. Nari nkwingingiye Imana ngeze vugane nawe kandi vugane n'icyo kibazo wari umaranye na kigihe. Twongere tuvuge ngo amen. Bibiliya irambwira ngo nuko Imana ibwira Yeremiya, iramubwira ngo ntabaza ndagutabara, nkwereke ibintu bikomeye biruhije utamenya. Twavuze ngo amen. Yeremiya atitabaza Imana. Bibiliya ivuga iki? Irambwira ngo Imana yumva gutabaza kwa Yeremiya. Muri poromosiyo Imana yari haye Yeremiya, yari muhaye poromosiyo yitwa gutabaza Imana. Imana imwemerera yuko nawe nayitabaza, nayimwemerera kumutabara. Bibiliya irambwiye ku murongo waho wa 4 mu bice 40 haravuze ngo Imana ivugana na Yeremiya imusanze mu gikari cy'inzu y'imbohe. Iramubwira ngo uvuko yera mvuze. Iramubwira ngo none aho uyu munsi iyi tariki turi kuvugana, iramubwira ngo ndakubohora iminyururu yari ikuboshe. Ntago nzi iminyururu ikuboshe mama, ntago nitaye ku bintu byari bikuboshe, ntago papa nitaye ku bintu byari bikuboshe. Niba yari inzara ikuboshe Imana ivuganye nayo, iravuze ngo irakubohora. Ntago nitaye ku ideni ufite, Imana ivuganye nawe, iravuze ngo ikubohoye ngo y'ideni. Ntago nitaye ubushomeri urimo, Imana ikubohoye muri ubwo bushomeri. Ntago nitaye muri karani uvukamo, Imana ivuganye na Dawidi, irambwiye ngo ikubohoye aho hantu wari umaze igihe, aho hantu wari utinze, aho hantu wari ubaye iciro ry'imigani, aho hantu abantu bari bakuvuyeho, aho hantu abantu bari bagutaye, aho hantu abantu bari bagushungereye, aho hantu abantu bari baguhaye ibihe, aho hantu abantu bari bakwitegeye. Imana ivuganye na tosa nomane kotasifo hello tasini wi edrome, ivuganye nanje irambwiye ngo noneho uyu munsi irakudetasi, irakubohoye kandi no sara winima pelita sino masima edotara wirigandisa pino sano detasi nodroria. Imana ivuganye na irambwiye ngo ninkuzanire itangazo, wowe urimo nkurikirana, wowe urimo ndeba. Irambwiye ngo ninkubwira ngo icyo kibazo urimo Imana ikubohoye iyo ngoyi y'icyo kibazo wabonaga kideni. Irambwiye ngo irakubohoye igukuyeho iyo minyururu. Haleluya. Bivuze ko Imana ivuganye n'iyo minyururu yari ikuboshe. Iravuze ngo iyo minyururu ni kure, iravuze ngo irakubohoye nonaha iyo minyururu yari ikuriho. Kandi umva uko tazona la stifone masiko tita sifo tatozalona la sifone dome. Iravuze ngo irakubohora kandi irakubohora iyo minyururu yari ikuboshe. Ijambo mvuke rivuze, iravuze ngo nushaka ko ujyana na Yesu cyangwa se nushaka ko tujyana i Babuloni,
aravuze ngo uze tugende. Kabiri aravuze ngo kandi nudashaka ko mujyana wirorerere. Aravuze ngo umugambi afite no kukugirira neza. Idore igihugu cyose agishyize imbere yawe. Bisobanuye iki? Ikibazo wari ufite nicyo giteye Imana kuzaho. Izo ntambara wari urimo ziteye Imana kuza kuri te. Umva uko ivuze, umva uko ivuganye nawe, umva uko nimbwiye papa, umva uko nimbwiye mushiki wanjye, umva uko nimbwiye murumuna wanjye, umva uko nimbwiye mama. Irambwiye ngo ninkubwire ngo dore irakubohoye noneho. Kandi tandoza no mastifone da tosanima edotita sifone da. Iravuze ngo irakubohoye kandi no tasendo. Iravuze ngo dore igihugu cyose gishize imbere yawe. Bivuze ngo nujya mu majyepfo iguhaye umugisha wo mu majyepfo. Iravuze ngo nushaka kujya iburasirazuba iguhaye umugisha wawo. Bivuze ngo iguhaye umugisha wo mu birere bine. Iravuze ngo ahantu hose ushatse kujya iguhaye amahirwe yo kujyayo kandi uhagirira umugisha. Bisobanuye iki? Ni wakira itike yo kugenderaho kuko Imana ikubohoye. Peroza notasini bisobanura titasifo. Bivuze ngo ni wakira itike, ni wakira itike Imana igukatishirize. Iravuga ngo ni wakira ugende. Wowe wari umaranye igihe kinini viza ariko ukabona byaranze. Wari umaranye igihe kinini ubuhanuzi bukubwira kujya hanze, wabonaga byaranze ariko umva viza Imana ivuze. Iravuze ngo ni watotasinoma lenima za notasinindo detasifone droria. Iravuze ngo dore dore iguhaye amahirwe yo kwakira umugisha wo mu birere bine. Bivuze ngo uwo mugisha nuwakire. Uwo mugisha uzanye urushako, uwo mugisha uguhaye guheka, uwo mugisha uguhaye kurya, uwo mugisha wo mu birere bine. Uhamagaye umugisha wari uri ahantu wari ukingiranye. Bisobanuye iki? Bivuze ngo Imana iguhuje nayo mahirwe wari umaze igihe kinini waranyuranye nayo. Imana ishimwe. Shakota sinoma tato safone ma nenoma ya siridrom. Tugiye gusenga. Shaka ko dusenga, shaka ko dusenga, shaka ko dusenga. Hanyuma mukozi w'Imana urakoze cyane iyi message uhaye abantu. Hanyuma umuntu agushatse tarasenga ko ari umuntu mara gusenga isengesho ryarangiza ntazo kura nimero akazakura. Biremeye ko bagutumira? Biremewe cyane. Bishobora ngo abantu mwese nandi macana gutumiye biremewe nta kibazo? Nta kibazo biremewe. Hanyuma mu murumva amacano namwe mufite amacano murumva ko umukozi Imana ahari ku bwanyu. Hanyuma umuntu agushatse yakubonera kuhe muronko? Yabonera kuri nomero igendanwa na WhatsApp mfite. Mfite telefone nto. Wambonera kuri 078 45 19 110. Hanyuma ntago musabiye ariko nk'umuntu wafashwa we ntago ari byo yambwiye ninge ubyibwiye. Umuntu nk'umwuka Imana yakoraho akumva yamugura telefone ntakajya kuri WhatsApp akajya atacinga akavugana n'abantu rwose amasimbi akamenya amakuru yaho abigeze. Hanyuma akamenya ijuru nayisa akayamenya. Nibyo byaba ari byiza. Hanyuma mukozi w'Imana kuje kuri iyi mihanda, iyi mihanda niki kizayikubeshaho ko tubona ari umuntu azari muzima ejo akaba yanduye? Wahuwe n'uzandura? Gahunda inzanyaha kuri izi kamera ndimo nkurikiranwa n'isi yose. Nzirinda kudasa n'abandi. Ikintu cyishe abantu nuko buri muntu wese uriho ari gushaka gusa n'undi. Kandi iyo ushaka ko Imana igukomeza uguma uko wahamagawe ntuse n'abandi. Rero bisobanuye iki? Bisobanuye ngo nzagomeza mparanire kumera nk'uko nahamagawe ndi. Nuko udasa n'abandi nicyo bivuze. Niryo jambo ryari rihari ryo kudasa n'abandi. Hanyuma namwe mufite amacano akaze aremereye. Twemera ko tukiri gutangira mwana mutumira nakaza kuvuga Imana. Ntabwo umukozi Imana agoye kandi arahamagaye rwose umwuka Imana muriho. Hanyuma rero Imana ibamugisha. Utarakora subscribe yikore, share, comment, like n'ibindi byinshi usangize n'abandi nk'abantu nka miliyoni. Ubundi natwe bivuga batumwa ari kuri. Hanyuma ngasengera abantu bari badukurikiranye. Hanyuma waruzanye ubutumwa ngo uyu munsi Imana irababohoye. Umuntu wese wari dukurikiranye n'umuntu uzabireba amenye ko abohowe.
niryo tangazo Imana ritanze. Kandi iyo ubohowe buryo uracuruza bikemera, ubona umusore ntakubeshye mugashyingirwa, iyo ubohowe ukira uburwa, ibintu byose. Hanyuma basengeri twari turimo tuvugana ijambo rivuga ngo noneho uyu munsi urabohowe, bisobanuye bivuze ngo iyo umuntu aboshe ntabwo ajya aho yashakaga kujya kubera ko atabasha kugenda aboshwe. None umva icyo Imana ikoze ku buzima bwawe, wowe unteze amatwi, wowe urimo nkurikirana, wowe witonze kuva ku murongo ahubwo nkurikirane. Imana yari ivuganye nanjye, intumye ijambo rivuga ngo izanywe no kubohora abantu bari baboshwe. Bisobanuye iki? Ushobora kuba wari urimo ucuruza bikanga, ariko Imana kuko ikubohoye nugenda ucuruze mu izina rya Yesu. Wabyaraga inda zikavamo, ariko Imana irakubohoye nusame mu izina rya Yesu ukikire. Wahora guva kandi byari byaranze gukira, Imana ivuganye nawe iravuze ngo irakubohoye ntiwakira ubuzima. Ivuganye nawe wari wararwaye indwara zayoberanye, ivuganye nanjye irantumye ngo ninkubwire ngo irakubohoye ntiwakira ubuzima, ntiwakire kubaho. Ivuganye nawe bari bagiye gutereza cyamunara, ivuganye nawe bari bagiye gusohora mu nzu, iravuze ngo irakubohoye. Bivuze ngo ngaho nugenda uba amahoro. N'akanwa k'umuhanuzi Imana yari itumye, kandi yari intumye ubutabazi cyangwa se yari intumye ubuhanuzi ngo mbuzane buri chance bwihutirwaga, kuko hari abantu bari bamaze igihe baboshwe, baryamaga gusinzira bikanga, ariko Imana iravuze ngo irababohoye. Hari abantu ingo zari zisenyutse, ariko Imana iravuze ngo irazibohoye. Izo ngo zari zisenyutse iravuze ngo irazubatse. Niko Imana ivuze. Turagushimiye Imana. Imana igira icyo ikora yarangiza ikakirema ikanagikomeza, izina ryayo niryubahwe. Turagushimiye wowe uzi kubohora. Twe ntitwabasha kumenya ahantu ibintu byabohewe, ahubwo kuko ari wowe witegereza neza ukamenya ibintu ahantu bizabohewe n'ahantu ibintu byashyiriwemo amapfundo. Wari uvuganye tostako tasifonema datosalo sifo edom wani masino titasinima beliwiza roma ndiko tasifone edroria aliwiza notita sana benos alimanda edrom anora zala benitango zanoma binita kota sifo binoma zarigandisa tatosa tita sifo lenoza lome no sarima shenita la sara benedra aniwita la zonima sewidi tando nema le belvone droria anola sima eno tadoza noma. Ndagushimiye ma kuko ubohoye ubu bwoko bwari bumaze igihe kinini bwari buboshwe, none ubwijwi ryawe rivuganye nanjye riciye muri njye riranguruye, rivuze ngo ubohoye aba bantu. Uyu mumama wari umaze igihe kinini atwite inda yiviraho, wari uvuganye nawe ngo uramubohoye nikuvuze. Imana ishimwe. Nari mpamagaye Imana ibohora ibintu byari biboshwe bikabohoka. Liwita laza no mastifo penima sifo nedroria. Nari mpamagaye umwuka w'Imana ngo mbohorere iyi mitima yari iboshwe. Abantu barambagijwe igihe kinini bakabengwa, nari mvuze ngo nubabohore. Babasore barambagije bikanga, nari mvuze ngo nubabohore, bakureho za karande, bakureho amateka mabi yo mu bisekuruza. Bantu bubakaga ingo bakabona zigiye gusenyuka, batandukanye na karande, ubu bakira ingo zikomere. Kando tasinoma peribiza noma igai Imana tasifo, Imana idasanzwe, Imana idasaza. Naguhamagaraga n'Imana n'Umwana n'Umwuka wera kugira ngo munema za notivo nestiko etasinoma, kugira ngo imirimo yawe igaragarire kuri buri muntu wese unteze amatwi. Nari mvuze ngo buri muntu wese unyumvise, nari mvuze ngo ibihumuriza by'Imana byuzura umutima we. Hano yaramaze kunanirwa, nari muhamagariye umuhesha wo kumuhesha ibye. Ariko bana, hari abantu bari barariganijwe, bariganijwe akazi, bariganijwe ubucuruzi, bariganijwe imodoka, bariganijwe mu buryo butandukanye, bariganijwe ingo, bariganijwe amahoro yo mu ngo, bariganijwe ibyishimo byo mu ngo, bariganijwe mu buryo butandukanye. Nari mpamagaye Imana ngo ibamhere umuhesha wo kubahesha ibyabo bariganijwe. Nari mpamagaye umuhesha ku buzima bwa buri muntu wese unteze amatwi. Ngaho urakoze,
turagushimiye kuko wumva amasengesho twabisabaga Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Shalom, nakagaruka ni Iramiro TV. Imana ibampere umugisha. Ciao, ciao.